uba mu bwisho bwisumba byose, azaguma mu gicucu kihoraho. Ndabwira Uwiteka uri ubuhungiro n'igihome kinkingira. Nzakomeza mwiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya, ramya izina rye, mutima wanjye ririmba. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya ugira mu mababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira, kuko ari wowe buhungiro wagize isumba byose. Ubuturo nuko nta kibi kiza kuzaho, nta cyago kizegera ihema ryawe. Nzakomeza mwiringire kubw'ineza imbabazi zawe. Haleluya, ramya izina rye, mutima wanjye ririmba. Haleluya, ramya izina rye, mutima wanjye ririmba. Azanyambaza nanjye mwitabe, mu makuba no mu byago nzabana nawe. Nzamuha icyubahiro, nzamuhurane, nzamwereka agakiza kanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, mu makuba no mu byago nzabana nawe. Nzamuha icyubahiro, nzamuhurane, nzamwereka agakiza kanjye. Nzakomeza mwiringire kubw'ineza imbabazi zawe. Haleluya, ramya izina rye, mutima wanjye ririmba. Nzakomeza
Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'icyubahiro, twongeye kugushima umunsi mwiza waduhaye. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri byiringiro byizima, uri imbaraga zacu. Mwami turagushimye, turakunezerewe Mwami muri uyu mwanya. Bana natwe utugirire neza, ganiriza imitima yacu. Mana vuga rimwe gusa, imitima yacu iragutegereje, imitima yacu irakira, imitima yacu iri buhazwe n'ibyiza byo mu bikari byawe. Urakoze Mwami kubana natwe, urakoze kuganiriza imitima yacu, urakoze Mwami kutugirira neza. Bana natwe utugirire neza, ubane natwe iteka ryose, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane bene data. Turacyari mu ijambo rivuga ngo kuba mu bwihisho bw'isumba byose, kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Umuririmbyi yavuze ngo azampamaza nanjye mwitabe, azantabaza nanjye mwitabe. Uzi kwitabwa n'Imana. Imana iduhe Mwami ngo nta cyago kizegera ihema ryiwe. Haleluya. Nta cyago kizegera ihema ryiwe. Nzamuha icyubahiro, nzamuha n'uburame, nzamwereka agakiza kanjye. Haleluya. Imana iriteguye kukwereka agakiza kayo, ariko iyi sezerano ntabwo ari iy'abantu bose, ni ay'abantu baba mu bwihisho bw'isumba byose. Ubu ngubu Imana irashaka yuko tuba mu bwihisho bw'isumba byose. Haleluya. Imana irashaka yuko tuba mu bwihisho bw'isumba byose. Imana ifite amasezerano akomeye, ariko ayo masezerano ntabwo ari iy'abantu bose, ntabwo ari iy'abantu bibera hirya, n'ababa mu bwihisho bw'isumba byose, kandi ni iy'abahama. Guhama ni ugutinda. Guhama si ukuza uwikozaho gato ubipa, usa n'ubipa Imana, kumubipa kwa kundi tubipa abantu n'amatelefone, ukamuhamagara rimwe ukahita ukuba. Oya, nabaza bagatinda mu kubaho k'Uwiteka. Aya masezerano ni ayabo. Imana idufashe cyane, Imana idushoboze cyane, Imana itugirire neza, Imana ishimwe cyane. Kuba mu bwihisho bw'isumba byose ni by'ingenzi, kuko reka nkubwire, ari ibintu Imana itazakubwirira mu rusengero, ari ibintu by'amabanga Imana itazakubwirira mu masengesho ya groupe, cyangwa se mu banyamasengesho byo bose, cyangwa se ntabwo ari amasezerano Imana izakubwira muri Zoom aho isi yose irimo kukurikira amasezerano yawe. Oya, ari ibintu Imana ikubwirira mu bwihisho, hahandi uba wiherereye n'Imana yawe. Imana ikakubwira amabanga, Imana ikagufungurira umutima wayo. Imana yavuze ngo ni gute nahisha inshuti yanjye Aburahamu ibyo ngiye gukora muri Sodoma na Gomora. Mu bwihisho bw'isumba byose tuba inshuti z'Imana. Imana ishimwe cyane. Turashurika n'Imana, turakomera tukabana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Urumva, ejo bundi twasomye umugabo witwa Aburahamu. Nakikisha neza ko ibi bintu Imana yamubwiye byo kujya gutamba Isaka ntabwo yabimubwiriye ari mu masengesho yo mu rusengero. Oya, mu materaniro rusange. Mutanyumva nabi, igihe tugezemo ni igihe yo kurushaho guterana. Ari amavuta adasanzwe amanuka iyo abana b'Imana bahurije hamwe. Imana ishimwe cyane. Ariko hari iyindi level, ari urundi rwego rw'ubushuti ugirana n'Imana iyo uri ahiherereye wowe n'Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Aburahamu, ijambo Imana yamubwiye yo kujya
gutamba Isaka ntabwo yamubwiriye mu bantu, nta nubwo yamubwiriye mu masengesho ari kumwe n'umugore we, yabimubwiye ari wenyine. Bibiliya ntacyo ibivugaho, ariko mpamya neza n'umutima wanjye yuko Aburahamu agiye gufata Isaka ngo amuzamukane amujyane ku musozi ya Moriya kumutambirayo, ni ukuvuga ngo Imana ntabwo Aburahamu yabibwiye Sara. Iyo abibwira Saha yari kuvuga ngo ntibishoboka, mutware wanjye ndakubaha ndanakwita umwami wanjye, ariko ikintu kimwe, uyu mwana nabonye mfite imyaka 90, ntabwo umuvana hano kujya kumutamba. Ari ibintu biba ari ibyawe bwite, Imana itabwira abandi bose, atari ibyawe n'umugore wawe cyangwa se ibyawe n'umugabo wawe, ari ibyawe bwite. Ibyo bintu tubivana mu bwihisho bw'Isumba byose. Ubushize rero twarebye inyungu imwe yitwa inyungu, ikintu kimwe tuvana mu bwihisho bw'Isumba byose ni ikintu kitwa umutima umenetse. Imana iravuga ngo umutima umenetse sinzasuzugura, umutima umenetse sinzasuzugura, umutima ushenjaguye. Iyo turi mu bwiza bw'Imana tugira umutima ushenjaguye. Iyo turi mu bwiza bw'Imana umutima ushenjaguye, umucyo w'Imana umurika ahatabona, tukagira umutima umenetse. Imana ishimwe cyane, tugatunga umutima umenetse. Umugabo witwa Yesaya yabonye umwami Imana, amaze kubona umwami Imana ahita asanga ni umunyaminwa yanduye, ahita avuga ngo Mana, ndabonye Imana ariko nsanze ndi umunyaminwa yanduye. Iyo turi mu mucyo w'Imana, iyo turi mu bwiza bw'Imana, tuhita twibona twebwe uko turi, bigatuma tugira wa mutima umenetse, nk'uko Yesaya yawugize umutima umenetse, akagenda imbere y'Imana. Imana yohereza marayika wayo kuvana ikara cy'umuriro ku gicaniro, ahita akoza ku munwa wa Yesaya, ahinduka igikoresho cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Petero nawe yabonye Yesu, amubonye ari ku nkombe arimo kuroba amafi, hanyuma abonye Yesu, mbese Yesu yari amaze gupfa, mbese bihebye babivuyemo, bisubirira ku murimo yabo bajya kuroba, hanyuma Yesu abasangayo. Yesu abasanzeyo ababwira ijambo rimwe, arababwira bana banjye, ese ari cyo mwabonye? Aravuga ngo ntacyo twabonye. Arababwira ngo nimujugunye urushundura hirya. Bajugunye urushundura babona amafi menshi cyane, bituma Petero avuga ngo uriya ni umwami, uriya ni umwami wacu Yesu. Ahita agenda mwikubita imbere, aravuga ngo jya kure yanjye kuko ngenda umunyabyaha. Iyo tugeze mu bwihisho bw'Isumba byose, ikintu cya mbere tubona nuko twibona twebwe uko turi, twibona uko turi. Umuririmbyi yuzuye umwuka yavuze ngo umurike ahatabona. Iyo tugeze mu bwiza bw'Imana, iyo tugeze mu bwihisho bw'Imana, ikintu cya mbere tuhavana nuko ahatabona Imana irahamurika. Urabona, iyo uri mu cyumba hatarimo amatara, ntabwo ubasha kumenya ngo hano hari imyanda imeza ikeneye kuhanagurwa, amasahani yanduye hariya, iyo hari umwijima. Ariko iyo umucyo uze, uhita ubona ngo hano hakenewe ibi, na hano hakenewe ibi, na hano hakenewe ibi, hano hakenewe kozwa amasahani, hano hakenewe gukuburwa, imeza ikeneye guhanagurwa. Kubera iki? Umucyo waje. No mu mitima yacu nuko, iyo umucyo w'Imana waje, ibintu byose bihita bigaragara. Aho utari utunganiye Imana hahita hagaragara, kuko umucyo waje mu mitima yacu. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Uyu munsi rero ari ikindi kintu cya kabiri tuvana mu bwihisho bw'Isumba byose, ari ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane tuvana mu bwihisho bw'Isumba byose. Imana ishimwe cyane. Mu bwihisho bw'Isumba byose ari ikintu cyitwa imbabazi. Imbabazi z'Imana tuyibona mu bwihisho bw'Isumba byose. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira nimuze mushize amanga, kuko
yuko muri busange imbabazi z'Imana, ahera h'Imana murahasanga imbabazi z'Imana, kandi murahasanga gutabarwa kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu bwiza bw'Imana tuhasanga imbabazi z'Imana. Haleluya. Imbabazi, dukeneye imbabazi z'Imana mu buzima bwacu, dukeneye imbabazi z'Imana. Haleluya. Dukeneye imbabazi z'Imana mu buzima bwacu. Ari umuntu uba utazi ibintu byinshi byo mu mwuka, ariko afite imbabazi z'Imana, ahora atakambira imbabazi z'Imana, ugasanga imbabazi z'Imana zije mu buzima bwe. Imbabazi z'Imana zije mu buzima bwe. Kubera iki? Kubera yuko ahora atakira Imana, ahora atakambira Imana, imbabazi z'Imana zikamuzaho. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe cyane. Imbabazi z'Imana zituzaho iyo twagiye ahera h'Imana. Iyo tugiye ahera h'Imana, imbabazi z'Imana zituzaho. Imana ishimwe cyane. Ari umukecuru ushobora kubona umupfakazi, ukabona bene uyu nguyu nta bushobozi afite, nta mbaraga afite, ariko ugasanga yigishije abana be bose universite, ugasanga yaguze inzu, ugasanga afite imodoka n'amamodoka, ugasanga abantu bose bamwirukiraho kugira ngo bamuguze amafaranga, kandi ari umupfakazi. Kandi afite umugabo we yamusize afite abana bato cyane, ariko wamwegera ugasanga ni umuntu uzi ibanga ry'icyo bita imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana, mu bwihisho bw'isumba byose tuhakura imbabazi. Ijambo riratubwire nimwegere ahera h'Imana mushize amanga. Haleluya. Kuko muri bwasange imbabazi no gutabarwa. Hari imbabazi z'Imana ziboneka iyo twegereye Imana. Muri iyi minsi Imana irashaka kwiyegereza abantu bayo cyane, kubera yuko ishaka kubagirira neza. Icya mbere, ishaka kubaha umutima umenetse. Icya kabiri, irashaka kubaha imbabazi. Tugiye kuvuga ku mbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizo zitubeshejeho. Imbabazi z'Imana nizo zituma umuntu aba akiriho, nizo zituma umuntu aba akivuga, kuko imbabazi z'Imana nizo zidufasha, nizo zidufata ukuboko zikatugenza, zikadutambukisha iyi si, tukaba muri iyi si turi munsi y'imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana nizo zifata umugore udafite hepfo na ruguru, udafite ubushobozi bwose, igafata umuntu umusore udafite ishusho iyo ari yo yose ikamuha ishusho, udafite akazi ako ari ko kose ikamuha akazi, idafite urugo, idafite umuntu umukunda ku isi, Imana ikaguha umuntu ugukunda. Imbabazi z'Imana nizo zitugize. Iyo ataba imbabazi z'Imana, Satani aba yaratumize bunguri, uyu munsi ntabwo twaba tukiriho, ntabwo twaba tukiri mu buntu bw'Imana. Reka nkubwire, ubuzima ntabwo ari gusa kubako uhumeka mu mubiri. Oya, ubuzima nyabuzima nuko uba ubanye neza n'Imana. Ubuzima bwa mbere nuko tuba turi inshuti z'Imana. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana idukunda, ishaka yuko tugira ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwa mbere ni ukuba mu mwuka uriho ubanye neza n'Imana. Ubuzima bwa kabiri ni ukuba uri kumwe n'Imana, nta gitotsi kiri mu mibanire yawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana idukunda, nuko Imana idukunda kandi ishaka kudutabara. Umuntu ashobora kwifuza kugutabara ariko nta bushobozi afite, ariko Imana yacu ifite icya mbere ubushobozi, ikagira n'ubushake.
umuntu ashobora kuba afite ubushobozi bwo kugutabara ariko ubushake bukabura. Uwundi ashobora kuba afite ubushake bwo kugufasha ariko ubushobozi bukabura. Ariko ikinezeza nuko ku Mana yacu, Imana ifite icyambere ubushobozi, icya kabiri ifite n'ubushake bwo kudufasha, bwo kudutabara mu biti. Ari abantu bavuga ngo ibitangaza ntibikibaho. Oya, iyo ni ikinyoma gikomeye cyane cya Satani. Gutabarwa kw'Imana kubaho, ibitangaza bibaho. Njyewe nizera yuko Imana ari Imana y'ibitangaza. Imana ni ese igitangaza ni iki? Imana yacu ni Imana y'igitangaza. Nge nizera ko ibitangaza bibaho. Imana yacu ni Imana y'ibitangaza. Igitangaza rero ni iki? Igitangaza ni ikintu gitangaza abantu. Haleluya. Ukabona umudamu umupfakazi udafite umugabo, ariko ukabona abana be, umugabo we yamusigiye abana bafite imyaka 5, ariko ukabona Imana iramufasha, iramushigikiye, atanyuze mu byaha, atarinze kujya gusambana kugira ngo abone uko abana baramuka. Oya, akagumya mu bwihisho bw'isumba byose, atakira Imana, imbabazi z'Imana. Ukabona abana barangije university, ukabona abana yasize ari impinja, ukabona barangije amashuri yisumbuye kubw'imbabazi z'Imana. Ukabona yubatse inzu ye bwite kubw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Ukabona, haleluya, ashingiye abana be kubw'imbabazi z'Imana. Abantu bakajya baza adafite n'umurimo ukomeye cyane, agakora umurimo uciriritse rwose, ariko ugasanga abantu bakajya baza bamusaba ngo bagurize amafaranga, kandi akayabona, akajya mu bwihisho bw'isumba byose. Imana ikamuha ubwenge, akabasha kujera ubuzima bwe neza, ugasanga no gutabara abantu akabatabara. Kubera iki? Imbabazi z'Imana. Ugasanga uwo muntu mu by'ukuri ntabwo azi ibintu byinshi by'umwuka, ntabwo azi ibintu bihambaye by'umwuka, ariko akaba afite icyo bita imbabazi z'Imana. Agahora atakira Imana ngo Mana ngirira ibambe, kandi Imana igahora imutabara, igahora imutabara mu byo acamo byose. Ibitangaza bibaho. Igitangaza